bampimbiye inkuru ikomeretsa umudamu wanjye. Yego. Twabanye neza mu bikomeye. Wabitubwiye ko mwabanye neza cyane. Ariko twagezaho ni nk'itsinda ry'abantu ryaremye icyaha bakinkubita ku bitugu. Icyo cyaha cyari ikihe? Bavuze ko nge hari umwarimu nabyariye, ntawe ndi imbere y'Imana. Umwarimu mugenzi wawe? Mugenzi wanjye. Yego. Bazana ibimenyetso bifatika. Iyo nkuru yego. Pasiteri we nta kindi yashakaga. Yego. Kereka gusambana. Gusambanya umugore wawe? Yego. Yego. We nicyo yashakaga. Yego. Noneho yasabaga umugore wawe? Yaramusabaga ku buryo buri open nyine, yamujyanye kure cyane ubona. Yego. Bikomeye. Yego. Hanyuma ibyo numvise bishotse umutima ko pasiteri yari inshuti yanjye n'umudamu wanjye ntacyo dupfa. Yego. Kandi n'ubuzima bwari butangiye kuza mbona nta kibazo dufite. Yego. Ariko finaloma naje gusanga hari ukuntu yagiye amushukisha udufaranga muri bya bihe by'ubukene. Na nyuma ndi mwarimu kuko nayigeze mbona transaction y'ibihumbi 100 yamuhaye kuri mobile money. Urumva ibyo nabimenye umudamu yaragiye yaravuye mu rugo. Pasiteri abati ntuharare. Umugore yarapakiye sinamenye yagendeye n'abana arabatwara. Aje Kigali. Nubwo ro pasiteri yatangiye gukora transaction yamwohereza amafaranga ibihumbi 100 ibihumbi 20 gutyo. Aramwe ati base ntuyirebane ndayibona. Ati ramburamwe umupira wawe. Umupira nkurambura mu ibase. Ati ngaho pfundikira. Ndapfundikira. Ati harya ngo mutuye ndamubwira. Yego. Ati ngaho pfundura. Ni byambayeho ku manywa. Pfunduye numva amabase yafatanya ati shyiramo ingufu. Shyiramo ingufu. Pfunduye nagiye kubona mbona harimo inzoka. Nukuri yuzuye ibase umutima urandye. Ngo dore inzoka ngo niyo ngo mvanye mu nzu yawe ngo nituma umugore wango ngo afite ngo umwiryane ngo nituma ngo adashobora ngo mudashobora kugira amahoro ngo nayizanye ngo kandi ntibirangiye. Ndavuga nti Mana yanjye koko bya bintu mu nzu birimo. Arongera ati ngaho reba hari ikintu kirimo. Yanzoka arayifashe sinzi ukuntu nyine yari iri mu icupa rino rinini ry'amazi sinzi aho icupa ryaturutse. Yego. Nukuri pe nta sinzi imaji bakoresha. Yanzoka arayifashe mu icupa. Ntabwo ugeze sureba no ku ruhande ngo ngewe nari nkanuye nararebaga. Usinzi uzabona nabonye nta madirishya zigira. N'umuryango ubukinze abantu batabona neza ariko nararebaga tu. Yego. Hanyuma nafashe kagapira yakarekeyemo. Ati ngaho huhamo. Arongera arapfundikira. Yego. Nagiye kubona mbona ku bwa kabiri. Yego. Ako pasiteri n'umugore bya kwiciye urugo rwanjye rwarapfuye. Abana banjye babuze vizi, babuze icyerekezo. Ari njya kumva arampamagaye. Ati pa I love you. Uvi inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbere kantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com.
nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibi byiza, mukomeze kunezerwa, mukomeze gushima Imana kubwo ibyo mucamo, ariko mukomeze no kwiga kwakira ibyo mwaciyemo, mukomeze kwakira ibyo mwakiyemo, munasohora ibyo mwumva mudashaka mu buzima bwanyu, nk'uko twigeze kubyiga kwa Dismas. Ku bakunze ikiganiro cye mumbwire ngo yambu yego, ndi kumwe na Shimyeyesu Elize, kuko abantu benshi nyine hari ukuntu baba baravukiye mu Katolika. Abanyarwanda benshi usanga nyine mu mazina yabo ari Yezu, ariko ni Shimyeyesu Elize. Uraho neza? Muraho neza. Umeze neza? Ndamahoro. Urakomeye? Ndashima Imana. Uri tayari ko tuganira? Ndi tayari. Njye nitwa Rweme Mbabazi, wowe witwa Shimyeyesu Elize. Ufite inkuru yawe mu kiganiro inkuru yanjye. Rero byagenze gute Elize? Ni ku rushako rwawe byagenze bite inshuti yanjye? Inkuru yanjye ni ndende cyane, ariko wenda nazayishyira mu maseri. Yego. Kuko ni ndende iruta uko ngana. Ufite imyaka ingahe? 36 ndayujuje. Yego. Ubwo wavutse muri 90? Navutse muri 90. Yeah. Nize primaire, navukiye mu cyaro, mu rugo rw'abakristo muri ADPR. Yego. Navukiye ababyeyi banjye bafite imirimo ifatika mu idini. Nkura gutyo, ni naho haturuka ari izina Shimyeyesu. Yego. Finally narize primaire ndayirangiza. Njya muri segonderi ndayirangiza. Yego. Nsoreza aho ngaho. Nshakisha ubuzima bisanzwe, ubwo nahabaye kwiyevaka mva mu cyaro, nza guhiga ubuzima i Kigali. Kigali ndahahigira, nza kubona ari y'akazi, nkora imirimo itandukanye. Ubwo ndi kuvuga muri make kugira ngo ngere ahantu ntuye ubu ngubu n'ikibazo mfite nyirizina. Yego. Neko. Ubwo nabaye i Kigali ndi umushomeri, nza kubona akazi Rubavu. Yego. Njya gukorera Rubavu, nakoreraga ikigo cya Airtel. Yego. Finally Airtel iza kunyimurira i Karongi, aho nkomereza akazi kanjye. I Karongi ndahubaka, urumva wafatisha ubuzima mbese. Yego, navukiye mu cyaro, numvaga ntatura mu cyaro cy'iwacu. Yego. Ndahiga ngura ikibanza mu mujyi Karongi, ndubaka inzu nziza rwose irimo amabati hafi 100, nkora igisenge gutyo. Numvaga ndi umusore ufite viziyo, ntashaka kuzaba imbwa. Yego. Narubatse inzu ndayuzuza, igihe kiragera, nzana umugore muri 2017 mu kwezi kwa 12. Yeah. Turasezerana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Yeah. Umugore mwiza cyane, ku mubiri no ku mutima. Twabanye neza mu myaka 6 isaga. Yego. Ubuzima buraturya. Kuko tukimara kubana habayeho crise y'ubukwe, ya nyuma y'ubukwe. Shera yari umugore wihangana. Iwabo ntacyo bari babuze. Ariko yari umugore twajyanaga mu kirombe tugakura amabuye tukayatenga, twamara kuyatenga tugashakira umukiriya kugira ngo tubone icyo kurya. Yari umugore udatinya kujya gukora ikiyede kugira ngo turare turiye. Ubuzima ntibwari bworoshye kuko urumva nakoze mariage nta kazi mfite. Yego. Gusa nari mfite iyo nzu yanjye dutuyemo nta kintu. Ufite na vision. Vision yari hari n'ibyiringiro rwose na confidence. Yego. Tubona dufite standard. Hanyuma ubwo urumva ubushomeri bwakomeje kuturya. Yego, komeza. Ubushomeri bwakomeje kuturya, nanjye ngakomeza mpigahiga. Ndi umuntu uzi guhiga ubuzima iyo rimwe na rimwe byemeye. Naje guteka imitwe kujya ndera imishwi y'inkoko yavuye mu igi uwo munsi, nkayirera yamara ukwezi nkayigurisha. Mpera ku mishwi 90, tukabona amafaranga yo kurya gutyo. Ubuzima burakomeza. Ariko byaje kwanga nabwo kuko naje kugira igihombo. Ya mishwi nayo mfite imishwi 1300 ndi gukorera demarage, hajyamo umuvo w'amazi mu kiraro, imishwi yose irapfira. Urahombye nabwo. Ubwo nabwo mba ndahombye. Yego.
hanyuma ubuzima bukomeza kwanga, ngira ahantu nanjye niyemeza kujya gukora ikiyede, nkajya ngikora muri karitsiye. Urumva ni ahantu ntuye nubatse, nari narahabereye umusirimu ndi kuhubaka. Yego, wari boss? Nari boss. Yego. Hanyuma kuko buriya hari abantu benshi Airtel yigeze ishyira ku ibere. Yego, twaje kuyicukaho. Hanyuma aho hantu niho najyaga gukora ikiyede, ariko umuryango wanjye nkumva mwitayeho, urumva twari tumaze no kubyara kabiri, numva mfite ibyiringiro by'ibyiza. Uvuga uti imbere hazaba heza? Yego, nabonaga ari na heza rwose bizashoboka. Hanyuma ikiyede ndagikora, ubuzima burakomeza buranga. I Karongi mbona ko naho bije kwanga, ndongera ngaruka i Kigali. Nshaka akazi, nkora ahantu mu kabari. Nahakoze amezi 6, nari manager wako. Ariko namaze amezi 6 ntibampemba n'igihumbi. Mbarana na nyirakabari aravuga ati we warahombye taha. Natashye gutyo. Wisanze mu kabari kandi uri muri ADPR? Ni ubuzima. Yego. N'ubuzima. Uvuga uti nta kundi. Yego, nari mfite umuryango kandi ugomba kubaho. Yego. Nanagomba gushaka uburyo ki twabaho uko byamera kose. Finaroma nahavuye banyambuye, ndatangiye kwicara mu rugo, nabwo biranga, ndongera nzi Kigali. Ariko ubwo ndi mu rugo ntashye mvuye mu kabari, haje kuza itangazo ry'abantu bashaka kujya kwigisha batize uburezi. Nge nize biochimie. Nubwo nanjye naje kudepoza, twadepozaga online, dukora n'ibizamini, hanyuma ibizamini narabitsinze, haza ikintu bita waiting list, nyijyaho ndatinda pe, ko nayimazeho umwaka. Finaroma naje Kigali maze kwiheba, mbonye ko akazi ntako nkibonye, nzi Kigali nkora akazi ko kwitsuma imizigo hariya ku isoko rya Nyarugenge. Nabaye mu karani, natwaraga ibitenge by'abakire, abavuye kurangura mu ntara bakampa imizigo, nkageza ku modoka. Ubwo buzima mbubamo nkisuma, ariko nabona igihumbi nkohereza umudamu n'abana kugira ngo babone icyo kurya. Imizigo ndayitwara, hari naho najyaga bakanyahahana batuye yaba ari igisambo ntitumuzi kuri aka gasima, ariko mu by'ukuri bwari ubuzima. Ibyo narabikoza ku kazi nagakoze nk'amezi 3. Hanyuma umudamu wanjye tubanye neza, tuvugana nta kibazo, kandi Kigali bo bari Karongi. Yego, ari Karongi n'abana, nanjye ndi Kigali ndi gukora igikarani. Yego. Rimwe rero naje kugira ikibazo cyo kuva imyuna, ndakanuka cyane, sinakora akazi. None nirwa ndyamye, bigeze nijoro, umuntu twabanaga nta telefone ya smart nari mfite, nza kumutira telefone, nsanga nibwo nagiye kuri mail yanjye, nsanga rebu yampaye umwanya ngo njye kwigisha, sinabimenye. Yego. Hashize ibyumweru 2 bampaye prasoma. Yego. Ubwo nagiye kujyayo nyuma y'igihe, nsanga ikigo umwanya bari bampaye ngo byararangiye, naratinze bashyira yundi. Ngaruka i Kigali kuri rebu, bambwimbaza ahantu ntuye naho negereye, ndahavuga, ngiye umugisha bahita banshyira mu mudugudu nubatsemo, ari naho ntuye I Karongi, hahandi nanakoreraga ikiyede. Numva nshimye Imana. Maze gushima Imana, natangiye kuba mwarimu, ndigisha, ubuzima burahinduka, ntangira kubaka amanexe, inzu yanjye ntangira kuyikora neza, ntangira kuvurirwa kuri Rama, ubuzima mbona ko buhindutse, butangira kuryoha. Yego. Hanyuma rero ubwo byaje kugera ubwo ndi mwarimu nigisha, nibwo nabonye ko abaho abantu bahinduka. Jera burya umuntu arahinduka kandi akaguhinduka, agahindura n'uwagutekerezaga wese. Umuntu ashobora kukuremera ikintu kitariho kikaguhama burundu, agashaka n'ibimenyetso bikagufata, ukabura n'igisobanuro. Naje guhimbirwa inkuru maze imyaka 3 mu kazi. Bampimbiye inkuru ikomeretsa umudamu wanjye. Yego. Twabanye neza mu bikomeye. Wabitubwiye ko mwabanye neza cyane. Ariko twagezaho ni nk'itsinda ry'abantu ryaremye
icyaha bakinkubita ku bitugu. Icyo cyaha cyari kihe? Bavuze ko njye hari umwarimu nabyariye, ntawe ndi imbere y'Imana. Umwarimu mugenzi wawe? Mugenzi wanjye. Yego. Bazana ibimenyetso bifatika. Iyo nkuru yego, iyo nkuru yari igihuha, ariko gifitemo bifitemo inyungu bamwe na bamwe kubera jalousie y'abantu rwose. yego, kuko ntabwo njye mbona uko nabivuga. Ubwo icyo gihuha cyarakomeye, umugore wanjye kubyakira biramunanira. Ndamubwira nti rega nta mwana mfite, wareba ku ndangamuntu yanjye ntabwo nabyara umwana ngo ndeke kumwandika mu irangamimerere, wareba kuri rama yanjye ntabwo nareka kuvuza umwana, ntiwabura aho umfatira. yego. Umugore ati jyeweho ntabyo nirirwa mbaza, ati n'abanyamasengesho barabimbwiye. Mbona ko ibintu bikomeye, ariko sinabihereza agaciro cyane. Ubwo narakomeje ndigisha, maze kwigisha, urabona nigishaga mu mashuri y'incuke, hari ukuntu muba muri abarimu babiri mu cyumba. Yego. Icyo cyumba nakigishaga nyagamo n'undi mugore w'umwarimukazi, turi abarimu babiri, ariko rero nta yindi communication nagiranaga nawe. Naho binjiriye rero bavuga ko wa mwarimu mwigisha wari we nabyariye, kandi ni umwarimukazi washatse ufite urugo, afite umugabo babana, nanjye mfite umugore tubana. Kandi kubeshya n'icyaha, umugore wanjye n'Imana irabizi ndamukunda ku mutima wanjye. Umugore wanjye nta kibi yangiriye, nize koga amazi ashyushye ari we yanshyuhirije, yampaye icyubahiro ntigeze ngira mu buzima. Kandi nanjye nari proud yiwe, numvaga ndi kumwe n'umugore wanjye ndi umuntu ukomeye. Yego. Icyo kintu cyaje kuba rero urusinga rukomeye. Hanyuma tukajya tujya gusenga, nabonye bikomeye nyine, hari ukuntu abarokore tugira ibyumba, nigera gusenga Imana nkabiyereka. Dufite inshuti z'abantu bafatika, dufite abantu bakuru tuganira batugira inama. Yewe harimo n'umupasiteri nawe ari inshuti yacu, inshuti yanjye, ubwo nashyingiwe ari inshuti yanjye, mufata nk'umuntu wangira inama cyangwa kuko ni umupapa. Ariko icyanteye agahinda niwe waje kumutera nkunga y'ibibi byose byambayeho, aba ari utiza umurindi, urugo rwanjye rurahirima. Byagenze bitese pasiteri? Njye navuye kwiga ku ishuri, turi gukora amanota. Mvuye kwigisha, twari turi mu bizame tu. Mvuye gukora amanota, ndaza nyine numva umugore wanjye ari kuvuga ibintu bidasobanutse. Mwumvise ari kuvuga ibintu bidasobanutse, burya hari ibintu byinshi umuntu atavugira imbere ya kamera. Hako naramubwiye ariko nk'ibi ni biki? Turaganira, numva ikibazo aho cyari kiri, ngira umujinya, ndagenda mbwira wa mupasiteri, sinzi ko uri umugome bigezaho, sinzi ko uri umugome, nari nzi ko usenga Imana, ariko wowe rwose urambabaje. Icyo yahise akora niki, ubwo nanze kubivugira kuri kamera, yahise abwira umugore ati niba umugabo wawe. Buretse gato, none se wenda ibyo utavugiye kuri kamera ushaka gucamo kubivuga mu buryo wenda tuziguye duciye ku ruhande. Nyine urumva umudamu wanjye uwo pasiteri ni inshuti yacu, ari inshuti yacu mu rugo, inshuti y'umuryango. Ariko yari umugabo, n'umudamu wanjye ari umugore. Rero burya gufata telefone cyangwa se kugira ibyo ujya kuganira n'umugore w'abandi utari uwawe, kageraho murengera, ni ibintu nk'ibyo nasanzemo. Hanyuma maze kubisangamo, mbwira umugore ndabana, ariko se nk'ibi bintu nibyo? Pasiteri ndamubwira nti ushaka iki? Uwo mwanya nibwo yahise bati niba umugabo wawe yumvise ibyo navuze, nturare muri urwo rugo. Umudamu yahise apakira abana, afata ibintu byose, ndamubura. Ibintu baganaga by'ibanga byari byo mu gitanda? Ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo, isi yuzuye abantu bari ku mazina ariko ari abahehesi barangiye. Nk'abo ngabo byanze bikunze nta mpamvu kugira ngo bahishe. Umva
ni abanyabyaha ni icyaha cyagakwiye kwigisha n'abandi nk'ibintu baganira kumva ni bibi bigatuma na pasiteri avuga ati niba umugabo wawe yabyumvise nturare muri urwo rugo. Pasiteri we nta kindi yashakaga kereka gusambanya umugore wawe. Yego we nicyo yashakaga. Yego noneho yasabaga umugore wawe yaramusabaga ku buryo buri open nyine yamujyanye kure cyane ubona bikomeye. Hanyuma ibyo numvise bishotse umutima ko pasiteri yari inshuti yanjye n'umudamu wanjye ntacyo dupfa kandi n'ubuzima bwari butangiye kuza mbona nta kibazo dufite. Ariko finaroma naje gusanga hari ukuntu yagiye amushukisha udufaranga muri bya bihe by'ubukene na nyuma ndi mwarimu kuko nayigeze mbona transaction y'ibihumbi 100 yamuhaye kuri mobile money. Urumva ibyo nabimenye umudamu yaragiye yaravuye mu rugo pasiteri bati ntuharare. Umugore yarapakiye sinamenye yagendeye n'abana arabatwara ajya Kigali. Nubwo ro pasiteri yatangiye gukora transaction yamwohereza amafaranga ibihumbi 100 ibihumbi 20 gutyo ndagenda mfata historique ndayireba. Bo byarambabaje ngo yagiye kumutungira i Kigali. Ntago yamutunze. Pasiteri nawe yagumiye i Karongi ahubwo yamutungiraga mu buryo bwa mane. Nyine yamutungiye yamwoherezaga support i Kigali akamusanga i Kigali. Amafaranga yazaga i Kigali pasiteri we namubonaga aho ngaho duturanye. Nuko hanyuma umugore aragenda iryo joro azi Kigali n'abana ariko atambwe aho agiye nta telefone nta niki kuko niyo yakoreshaga yisize aho ngaho aragenda. Gira gahungu rero ubwo baraje umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ku munsi wa gatatu ngiye kumva numva telefone irampamagaye numva ni umudamu akoresheje nimero y'undi muntu ati umuhungu wawe yananiye ngiye kumukoherereza. Ese muri hehe? Ati wimbaza byinshi ati jya muri gare umwana wawe uramubona yananiye yanze kurya iminsi atarayimaze. Ngira umuhungu afite imyaka 6 ariko ni inshuti yanjye. Uvuge niwe watumye menya ahantu nyina ari nagashiki ke gatoya. Hanyuma amunaniye nibwo umudamu yamushyize ku modoka umwana nsanga i Karongi. Turagumana undaguma i Kigali na wa mukobwa wanjye. Ubwo twabayeho igihe kingana n'ukwezi umuryango iraterana. Hanyuma dufata umwanzuro kujya gucyura umudamu aho yari ari i Kigali wagaruke mu rugo. Ubwo numvise bya bindi byose byuko yatwawe na pasiteri ari unamurihira inzu i Kigali. Njye narabibonye nyine uburyo amwohereza amafaranga nta nubwo bari bazi ko nabivumbuye nabimenye ariko narabibonye. Urabyakira ko uzamucyura? Yego rwose. Naravuze ntiyaza tukubaka nta kibazo tukarira abana. Umudamu ubwo imiryango yateranye hamwe yasubira mu bana garuka i Karongi hamwe atariko ndumva ntashaka ko habi ahubwo shaka uburyo twimuka. Nari umukozi wa leta nari mfite projet bwo naje gusaba avance sur salaire nkora projet y'ubworozi bw'ingurube biri kugenda neza rwose. Nari mfite inzu zikodeshwa mbona yuko nyine dufite uburyo twabaho twari tumaze gutera imbere kwiyubaka. Yego umudamu aragaruka nanjye numubacimye Imana ngira ngo aje mu rugo. Ageze mu rugo aho yakinjiye mu nzu yahise aboneza ku rundi rugo ngo ntabwo yonza yinjiramo ngo ari kumva adatuje. Ese wabaye iki? Ati ntabwo ninjira mu nzu. Agenda ajya kurara ku muturanyi. Nubwo rero natangiye kuvuga bya bindi by'abantu ndabantu mva aha hantu hararoze. Hano hararoze hari amarozi impamvu umugore wanjye atari kuza kwinjira mu nzu ni yihe hararoze tu. Nayobotse inzira y'abapfumu. Reka da mba ndagiye pe kwibanga ry'umutima wanjye bambwira ngo ari abantu batanga ibiganiro kuri social media ngo nabavuzi ngo bavura inyatsi ngo bagarura ibyawe ngo amakimbirane mu muryango. Reka nkubwire nabagiyemo wabyumvise kuri radio no ku ma YouTube. Ibaze sha nanyweye ivu ry'impu ntazi by'inyamaswa ntazi
nagiye ku mupfumu umwe watumye nanabivamo, uzi ko naragiye ngeze mu ndaro y'uwo muntu, arambwira ati umva rero ati ndabona ibibazo byawe bikomeye. Yego. Ati dore ufite ikibazo mu rugo, umugore wa gutya na gutya na gutya, ati barabaroze, ati reka nze mbikwereke. Ndavuga nti nibyo, kandi kuko yambwiraga ibintu biri related n'ibitubaho. Vuba igihe umugore nabonaga afite umujinya, ntaza aho uturutse, nta n'ikiwuteye, ibintu byose nkabona ari gusandaguza. Ndabona uyu muntu koko yabibonye dufite ikibazo. Umugabo arambwira ati ngaho rero kuramwo umupira wawe wumpereza. Namuhaye umupira, yari afite amabase 2 mashyashya, afata wa mupira nari nambaye, nasigaye niturumbuye. Arambwira ati base ntuyireba? Ndayibona. Ati ramburamwo umupira wawe. Umupira nkurambura mu ibase. Ati ngaho pfundikira. Ndapfundikira. Ati harya ngo mutuye, ndamubwira. Yego. Ati ngaho pfundura. Ni byambayeho ku manywa. Pfunduye numva amabase yafatanya, ati shyiramo ingufu. Shyiramo ingufu. Pfunduye nagiye kubona mbona harimo inzoka. Nukuri yuzuye ibase, umutima urandya. Ngo dore inzoka ngo niyo ngo mvanye mu nzu yawe, ngo nituma umugore wangu ngo afite ngo umwiryane, ngo nituma ngo adashobora ngo mudashobora kugira amahoro, ngo nayizanye, ngo kandi ntibirangiye. Ndavuga nti Mana yanjye, koko bya bintu mu nzu birimo. Arongera ati ngaho reba, hari ikintu kirimo. Ya nzoka yarayifashe, sinzi ukuntu nyine yari iri mu icupa rino rinini ry'amazi, sinzi aho icupa ryaturutse. Yego. Nukuri pe nta sinzi imaji bakoresha. Ya nzoka yarayifashe mu icupa. Ntabwo ugeze ureba no ku ruhande ngo njyewe nari nkanuye, nararebaga. Gusinzi uzabona nabonye nta madirishya zigira. N'umuryango ubukinze, abantu batabona neza, ariko nararebaga tu. Yego. Hanyuma nafashe kagapira yakarekeyemo. Ati ngaho huhamo. Arongera arapfundikira. Yego. Nagiye kubona mbona ku bwa kabiri. Yego. Haje igisiga cy'igihunyira cyapfuye. Rekata. Cyumagaye, gihambiriyeho ibintu by'imizarete. Yego. Nyirebye numvise ntinya. Arabati dore ahantu mutuye hari abarozi. Yego. Ndavuga nti koko bararoga rwose. Ati ubu ngubu ntujya uryama ukumva wahondobere ukabura ibitotsi ntiyego. Ati ntujya wumva wacitse intege, ati dore niki gihunyira. Ndavuga nti uyu muntu aravura uko byamera kose. Muri make ubwa mbere yakuyemo inzoka, ubwa kabiri akuramo igihunyira, ubwa gatatu muri yabase kuri wa mupira nagiye nambaye. Ubwa gatatu akuramwo corone verite, yakuyemo skeleton, urabona uruti rw'umugongo, ubona ari nk'umuntu, ni gufwa bwa bugufwa bugize uruti rw'umugongo, buhambiriyeho simukadi gutya kagaporte simu ka MTN. Arambwira ati dore bagiye kuzagukubitisha inkuba. Ati kandi biri gukorwa n'abantu 3. Ati harimo umugabo umwe n'abagore 2. Wibuka pastor? Yambwira gutyo nkavuga nti ni pastor n'abandi bagore 2. Kandi koko nyine ubwo ni pastor n'umugore wawe n'undi. N'abandi bagore ahubwo twari duturanye. Nabonaga bashyushye mu bintu byanjye byo gusenya. Babishyushyemo tu. Ndavuga nti no mugabo rwose arakora. Ubwo amaze gukuramo corone vegetable, arambwira ati dore simukadi, nari mfite smartphone. Ati dore inkubi zagukubitira kuri telefone nicyo bivuze. Ngomba kuyishyira mu miti ntiyego. Mbo ubwa gatatu haje umutwe w'ihene. Umutwe w'ihene utava amaraso, ariko rwose ukanura urebe ukabona no umutwe w'ihene. Ndavuga nti bano bantu ibintu byazaga mwibase biturika. Utabona atari ubishyizemo, utabona aho bituruka. Oya ntabyo pe. Rekata. Ntabyo rwose, unamushyire kamera yabikora urebe. Okay. Umuntu yafashe n'amazi yahindura amaraso, ndabibona gutya ndabane uyu waramvuye ko byamera kose. Nuko. Umupfumu ubwo finaroma yarambwira ati rero dore bazagukubitisha inkuba, ariko ndaje nkwereke ukuntu ndayipfubya. Ubwo akazu bakoreramo kaba kanuka cyane. Kanuka yari yampaye ikintu nashyize ku rurimi kifatiriyeho kiri gukurura ngo kiri kuzana umugore wanjye. Hanyuma avuze ati dore rero inkubi zagukubita. Urumva yari yamaze kunkonvenka bitewe n'ibyo nabonaga. Fata arambwira ati genda udaha amazi hanze unzanire.
ndagenda imvura yari yaguye ndayadahanda yamushyira mu kabido k'akayitiro. Yego. Azana isorori nziza ati ngaho sukamo. Nyasutsemo ati ngaho ciramo. Maze guciramo yahise afata umupfundikiza ati kuramo urukweto ukandagire kuri wa mufuniko wa ya sorori. Nakandagijeho akaguru isorori ihita itogota numva iri kubira cyane umwotsi uracumba ariko nkumva isorori ntishyushye. Ati komeza ukandagireho. Atari kuzi ko bakurangije ntiyego. Ati ubu rero atirika nze nkwereke. Nagiye kubona mbona afashe icumu yarivanye inyuma yiwe arishinga ku gikuta nka gutya. Ku gikuta haba habambye impu z'inyamaswa zitandukanye. Nagiye kubona mbona rya cumu nyine rishinze arya umuhunda si cya cyuma. Yego ni cya cyuma. Umuhunda yawushize mu maguru yanjye gutya iruhande rwa ya sorori. Hanyuma ikirindi cyawe agikoza kuri rwa ruhu hejuru. Arambwa ati pfundura isorori. Napfunduye isorori. Nabonye umuriro umanuka mu rukuta uraza no muri umanuka kuri rya cumu no muri ya sorori umuriro urakanumvira kubise ngo na Yesu nsindubuka toka satani kwa cina Yesu ni mu izina rya Yesu. Bandirukanse. Telefone nuko nayihataye. Yaje anyirukaho anzanira imiti ati dore wowe wagize ubwoba atari ko buri y'inkuba ndayipfubije ntugipfuye atesha umugore wawe azaba yaguhamagaye mbere yuko aguhamagara umwitaba uzabanza umvugisha tubu namugaruye. Hama imiti yampaye impu z'inyamaswa izo nzajya nkumwika nkanywa ivu nzajya nywa mu ntaza ari ry'iki ibyo nzajya nambariraho ndabikora kandi ndani n'umwana wo mu batambyi ariko kubera agahinda narabikoze. Rwari urukundo akundaga umugore wawe? No kuri kose. Yego. Finaroma nasubiye mu rugo umugore ntiyamenya n'ibyo ari byo. Hanyuma ariko ntabwo yaje kongera kwemera guca bugufi. Ubundi kuva yava i Kigali ntabwo yigeze yongera kwemera ko tubana nk'umugore n'umugabo. Twari kuri siyasa gusa yabyukaga mu gitondo agenda sinimubone kagaruka nijoro. Iby'abana n'inshingano zo mu rugo nkarwana nabyo numva nta ribi. Umunsi umwe nibwo navuze ntariko se koko nge ntabwo yari yagiye icyo gihe none ari mu rugo kuko numvaga akenshi naravuga nti nta marozi baramuroze. Ariko umuntu ni mugari. Ubwo rimwe atagenda abana ese watetse tukarya ko mbona dushonje n'abana bakaba bashonje. Ndi umuntu ngiye wakundaga kwiyubakira nyine nkunda kubaka muri ngewe nabaga nubaka ibintu bitarangira. Umudamu aravuga ati wowe ati ntabwo ubizi boferi yarangiye. Ese ni ibiki? Ati uyu munsi baragufunga. Baramfunga se nakoze ati nukuri baragufunga. Numva mbaye tone bisa n'ibintunguye. Yego. Ndavuga nti nta muntu uramfunga nukuri ko nta gukuraho se ko nta gukubita. Yego. Ndi kubaka nari nshonje n'abana numva nta kibazo. Ati none baragufunga. Naho ubwo mfite abantu bategura pe barategura impande zose. Bari bapanze uburyo kindafungwa. Sinamenye igihe bateguriye dosiye ngo ngiye navuze ko nzica umugore ari ibintu by'ibihuha by'amagambo pe. Ariko nkabaza n'umugore nyine uwo ari gihe mbyibaza ese nta n'ikimenyetso wabonye base cyuko nshaka kukwica. Niki wabonye cyatuma uvuga ko nzakwica ukabikonfirima? Uwo munsi avuga ngo nzafungwa naranafunzwe. Ko navuge bagufunga suziriki. Naravuze nti tekera abana turye. Arangiye batigenda nawe uteke. None se amaherezo nayahe watetse ko nanya ndi kubaka. Turi muri vacances twe twanatangiye n'amasomo y'abantu batize uburezi uko ara amasertifika baje gutanga icyo gihe nanjye ndi kwiga ariko twigaga muri weekend. Yego. Ubwo umudamu yaritsiwe aragenda. Natwe tusigara aho ngaho n'abana ndeba uko mbaranja. Hanyuma bigeze nko mu masaa 8 umudamu nibwo nabonye agarutse ese uvuye atari kuranshinzwe ntukanye mbaza ubusa. Yego. Mbona azanye ibiryo twagiraga abantu b'abaturanyi bari bafite systeme nyine yo kunshengura umutima yo gukunkorera udushya. Yego.
reba kuba ndi umugabo nitwa ngo ndi umukozi wa leta, umugore akajya kuzana ibiryo biturutse mu ngo z'abaturanyi akaba aribo baza kutugaburira tutabuze icyo turya. N'igihe twari turi mu bukene nta watugemure nta n'uwatugaburiye, ariko noneho tugiye muri ibyo bibazo by'amakimbirane nibwo batangiye kuzana ibiryo ngo turye. Noneho umugore azanye ibyo biryo nabujije abana kubirya, babujije kubirya bati giye nakubwiye ko uyu munsi baragufunga nushaka bitwararika. Ntawe uramfunga. Nafashe bya biryo ndabiterura, nayo mfite ingurube, numvise nyine ari agasuzuguro pe, ndabiterura ngiye kubimena mu ngurube. Nubwo umugore yaje kubinshikuza, hanyuma amaze kubinshikuza yarabishikuje isahane gutyo, nanjye nashyizemo imbaraga ibiryo bimeneka hasi, nawe asa n'uhutaye agwa ku gikuta gutyo. Hanyuma arabati nturebe icyo ukoze, abakubise intoki gutya, inzu yacu mu imbere irimo karabasasa, akomerekaho gato ni ugukoboka, ahita ajya kuri RIB. Ari kuri RIB, sinamenye igihe yatangiye ikirego, sinamenye igihe yakoreye raporo z'uko nshaka kumwica, muhoza ku nkeke, sinabimenye pe, byari amabanga akomeye. Kandi uretse nta na mutwara sibo waje iwacu, nta no guhamagaza imiryango ngo byibuze dufitanye ikibazo gutya mu rugo, nta kigeze kiba. Babandi ngo bashinzwe imiryango n'ibiki, nta muntu n'umwe bigeze aza mu rugo ngo byibuze amenye ngo iwanjye hari ikibazo kimeze gutya. Kandi nitwararikaga kuko njye nari mwarimu, ntabwo nari kujya guharasinga isura yanjye imbere y'abaturage cyangwa se byitwa ko ni ujijutse. Yahise ajya kuri RIB barankomboka, nditaba, nitabye bahise bamfunga. Baramfunga, bankoreye dosiye, njya muri parike, cyakora nza kumutumaho, habaho ikintu bavuga ngo ni ubuhuza, babinyuzemo. Nanjye muri investigation nasobanuraga ikibazo uko kimeze. Aho nibyo ari byo byose, icyambabaje mu rugo ni iki ngiki. Mu by'ukuri nta wundi mugambi mubi mfite ku mugore wanjye, nta n'ikibi namugirira. Hanyuma mbonye amahirwe nkava muri gereza, ndumva twakongera tugasubira mu buzima busanzwe, tukubaka umuryango. Umudamu arabati nibagufungure, ariko ntuzansanga mu rugo, naraguhaze, narakwanze, sinzongera kwitwa umugore wawe. Akubengera muri gereza? Mu rukiko rwose arabivuga. Hanyuma abacamanza baratuganiriza ati nyamara mukuriye kubaka, ati dukurikije ikirego cyawe n'uburyo wisobanura n'ibyo umugore avuga, ni ukuri n'abantu babatsimbanye, icyo mupfa nta gihari, nimushaka uburyo murera abantu. Ubwo umucamanza yarandekuye, ndatahangira mu rugo. Ngeze mu rugo nasanze abagore ba karitsiye bose biteguye, bahise bakoma induru barakomera. Nari narananutse nyine, bankorera umunsi mukuru wo kunkoba. Wamaze igihe kingana iki muri gereza? Ibyumweru 2. Yego. Namazemo ibyumweru 2. Barankomera, numva kwihangana birananiye, umutima wenda guturika, ariko nabwo mfunze nibwo nagize umwanya wo gutekereza. Ndavuga ntubuse koko ndi mu biki? Mu by'ukuri ni iki cyatumaga umugore akwanga gutya akubwira ati ntuzongera kuba umugabo wanjye ukundi? Hari wihuriye na pasiteri? Uruhande rumwe ndabitekereza, ariko mu by'ukuri nzi ikintu gituma nyine urwo rwangano ruzamuka bikagera kuri concentration mubonaho. Njyewe ari ikindeba ngomba gukemura, ntagikemura, sinkwiragireho, ntagikemura. Nyine ni iki cyatumaga yarahindutse gutyo akagusuzugura mu buryo nk'ubwo bitarigeze bihombere? Ni ikintu cyambere inshore, kuko twari tumaranye hafi imyaka 7. Ni ibintu byaje mu mwaka wa 7, ntigeze mbona mu myaka 6 yarishize. Na niyo mpamvu nirukankaga mwabo bantu b'abapfumu ngo namaroze, ariko sinayo. Rero naratekereje, narirebaga nkareba ikosa naba mfite, nkaribura. Hari n'igihe twaganiraga ndetse sheri, buriya koko iyo ureba ibona utambeshyira, ati ndakubeshyira nyine. Ati ndakubeshyira nyine, haterega narakwanze wowe. None se ubona Imana itazaguhana? Ni njye izahana njye nyine se?
none se ubu ngubu aba bana aba bana udahari ntabarera, unahari ukabarera nta kibazo. Ariko nanone ari i Kigali yaje kwirukanka cyane muri bya bintu byo kujya gukora akazi ko hanze muri Oman. Hari umuntu wamuhaye yo rinye. Yego. Nicyo kintu ahubwo cyane cyazamuye uburakari bwiwe, kuko numvise ko ari kujya muri Oman. Nanjye mpita njya kumutambamira muri migration kwibanga, ariko namenye ko yadekaraye passport. Nanjye kuri migration ndavuga nti hoya, uyu muntu agiye kuntana abana, nyaboneka ibyo bintu birapfa. Noneho ntekereza ko cyane kuba aziritse ari mariye byamwimye amahirwe yo kugenda guhiga amafaranga, kujya muri Oman. Oman ntabwo yaje kuhajya. We ntabwo yagiyeyo. Yego. Ntabwo yagiyeyo. Ariko cyane we ni aho yirukankaga ashaka ngo dukore divorce, agenda ari free. Hanyuma ajye muri Oman ajye gukora amafaranga azamenya abana biwe nyuma. Kungingo yaranyanze. Nuko ubwo maze gufungurwa nyine nabonye ibibazo bikomeye mu rugo byo none se yaguteje abantu abagore bandi bagukomera mu buhe buryo subwo? Nuko nkoba nyine ngo narabyibushye kubera narumiye muri gereza. Kumva reka nkubwire, wenda sinzi niba n'abandi bantu bibabaho, ariko nta muntu utagira abanzi pe. Hari umuntu ubona mudahuza cyangwa uguhiga n'amashyari y'abantu, no mu byaro biba bikomeye. Hari nk'abantu babonaga tutahuzaga, hari abahagaraga ku musozi bakadutuka cyangwa bakatugira nabi, nawe abizi. Abo nibo yakusanyije bose mbasanga ku mbuga mu rugo. Mbonye ubwo bukwe bantahiye, umutima waraturitse. Noneho ubu nahise njya mu nzu ndaryama, bati inzu ni nini, ufate mwaho ushaka, nanjye nzafata hasigaye, sinkiri kumwe nawe. Ndabireba mvuye muri gereza, n'abana banjye baraje, agahungu karyama hano, agakobwa karyama hano, baramfumbata turaryama turasinzira. Umunsi mbona mu rugo ibintu bidasanzwe bibi gusa. Umunsi wa kabiri bibi bidasanzwe. Umunsi wa gatatu ati sinashizwe, ndashaka ko bazagukatira burundu noneho, ati kandi bazakujyana. Ndavuga nti ahantu mvuye n'ukuntu hari hameze, ahantu nzahagwa, ese kuki ntahaguruka ngo ngende? Nubwo nahise mva mu rugo, ndongera ndagenda nzi Kigali. Uburyo gukurikirana amasomo y'abantu batize uburezi nahise mbihagarika. Nzi Kigali hari umuntu twiganye muri Tronkome yari ari kubaka etaje ku Ruyenzi. Naramwinjiriye musaba akazi k'izamu, ndagakora, nkora n'ikiyede. Mwarimu agiye mu izamu cyane rwose n'ikiyede. Nacukuraga imyobo y'amasomeni, urabona byabyo bacukura bajya gutangira etaje. Tageti yari gukora umwobo umwe bakakwandika 7,000. Nje kuko nari n'umuzamu, ubwo natangiraga icyobo mu gitondo nkagera saa 11 nkirangije, saa 12 ngatangira ikindi nka saa 4 nkabanyigezemo hagati, ku buryo nacukuraga imyobo 2 mu minsi 3 nabagomba kwancuka nk'ibyo 4. Waje kwivamo gute se? Waje gutandukana n'umugore wawe? Byaje kugenda bite? Umugore ntabwo twatandukanye. Ntabwo turatandukana biro official. Yego. Ntabwo turatandukana biro official. Ariko nanone ni wa muntu ntabwo nshobora kujya mu rugo. Arakiri hari iwawe i Karongi? Ari Karongi. Muri Karongi. Yego. Ariko ubwo abana ndi muri ubwo buzima bwo ku Kiyede, naje kugira ikibazo cya hypotension, amaraso yanjye ntajya atembera. Muganga arangwa ati imirimo y'ingufu izakwica, nta maraso ufite, bihagarike ushaka ikindi wakora. Maze kubihagarika ubwo nakoraga nyine nsa n'uwizigama kuntu. Naje gushaka udukoresho twibanze ngo nkora irembo, numvaga ari ryo nakora nta kindi. Aho kwigisha numvaga bitashoboka kose, nari narakomeje amasomo y'abatarize uburezi, nagombaga kwirukanwa mu kazi. Hanyuma naje kugura agaprinter, nararwaye, ubwo nagize ubwo burwayi mfite 300. Nari maze gukura muri bwa buyede, ndagenda ngura printer 280, sigara na 20. Mwira umuntu antize imashini, ntangira kwirukanka uyu mujyi nshaka ahantu nakorera irembo. Igihe nkihabona muri za 20,000 nishyuye seta 15, nibwo bampamagaye ati dore umwana we yarananiranye, bari baranafunguye, yanze ishuri, yabaye kirara, ahetse imyenda ngo arajya kwiyahura mu Kivu, ari gushaka se nta kindi. Ka gahungu kanjye
ndabane se umwana ndamujyana he. Hanyuma bigeraho n'umuyobozi w'ishuri arampamagara ati umwana yaratunaniye, abandi barataha agasigara mu ishuri wigishagamo, umwana yabaye umunyagihuru, arajya kwiga saa sita, barajya kwiga akahita aboneza mu gihuru. Dutuye hafi n'ikivu, hari ubutaka bunini cyane budahingwa, ni ibihuru pe. Umwana nawe yagendaga akirirwa arira ngo ari gushaka papa. Umwana naje kujya kumuzana, ndamujyana he, nanjye ntako nari ndiho. Naje kuzana umwana i Kigali, ndahiga, njya gukorera mu bice by'inganda i Masoro, mashyira imashini. Wa mwana inzara iradukubitana, rya rembo nashaka gukora biranga, nari mushyashya, nta bakiriya, mfite imashini, ni ibyo ngibyo gusa. None se wenda umugore ntabwo yabonaga iby'umwana ko yananiranye kuko atabona papa ngo nibura mubane afata icyemezo? Nanjye numvaga ahubwo nanavuga ati ko se uyu mugabo ugiye wenda ntabwo twashaka uburyo ki tunoza ibintu cyangwa dukemura ikibazo cyaba gihari, wenda akaba yamenekera akamwe ati mfite ikibazo kimeze gutya na gutya tugikemure. Finaro mu mwana ntabwo nyina namukumbuye, n'ubu turacyabana. Umwana murabana? Turacyabana. Turacyabana ndetse mu buzima butoroshye. Ukora iki se? Mu by'ukuri ndacyafite ya mashini ikora irembo, ya printer y'irembo. Yego, y'irembo. Ariko imashini yo ntayo. Uno gukoresha telefone ni ukwiyaranje ngo tubone uko tubaho. Turare turiye. Ntabwo uratandukana n'umugore? Ntabwo turatandukana, biro official. Amazu se iyo ku Kibuye ayabamo? Ni nawe yakodesha? Ni nawe yakodesha. Kwera iki se mutabigabana? Jewe impamvu harimo ikibazo gikomeye. Ariya mazu akodesha gutyo, n'ubundi twayapotetse mu mwarimu sako njya gukora ya proje y'ingurube. Yego. Urumva? Icya kabiri, hari ubutaka butabi butwanditseho, mbona ko nyine avuga ngo we abona nshaka kuburya, kubumurya, nanga kubijyamo cyane atazavuga ngo wenda se ndi gushaka kumwiba, kandi twarasezeranye, nge ndi n'umukristo sinakwirirwa njya kumwambura. Nuko ariko niwe ubikodesha akabibamo gutyo, nanjye gahiga ubuzima bisanzwe. Reka tugare ku musozo. Yego. Wumva nk'umuntu kumva muri kano kanya tumva story yawe, wumva yagufasha iki? Wumva mwaganira gute? Icyo umuntu yamfasha se koko biragoye. Gerard reka nkubwire, ngira akana k'agakobwa. Umukobwa? Mfite umwana w'umukobwa yaje kujya kwa nyirakuru. Yego. Ari njya kumva arampamagaye ati pa, I love you. Ni umwana w'imyaka 5, abana banjye bari guteragira, nanjye ndi kuzerera, nta murengezi mfite nawe pe. Wumva umugore yakwica ubuzima bwawe gute? Ntabwo numvise. Wumva umugore yarakwica ubuzima gute uko ndi kumva inkuru yawe? Bwarapfuye ku buryo n'ibyiringiro by'ubuzima ndisigaye mbona ntabyo. Nigeze naniyahura rimwe numva byarangiye, kuko uriya mugore naramukundaga pe, naramukundaga, Imana irabizi, ariko yarampindutse. Hari ushobora kuvuga ati wenda waramuhemukiye, wamuciye inyuma koko? Ntabyo nakora, n'ubundi ngiye nyine umwakora ashize, ntabwo nabikora. Pasiteri we umufata gute? Pasiteri ni umugore. Imana dusenga niba ikiranuka izakora igikwiye, ariko pasiteri ni umugore. Yakwiciye urugo rwanjye rwarapfuye, abana banjye babuze vizi, babuze icyerekezo, ibyo nakoze byose biri ku cyamunara, kuko sinishyura. Yego. Ihangane dusoze vuga nimero telefone yawe, ubundi ukumva arumva icyo gukora agufashe mu buryo butandukanye. 0788 20 72 30. Ukomere kandi
ibyo waciyemo Imana ikomeze igufashe rwose, wenda bizahinduka umunsi umwe. Urakoze.